yabasuzuguye. Akomeza avuga ko abo ngabo bafatanije na M23 aribo batatse abasirikare ba Congo FARDC ndetse bakanataka abashinzwe kurinda amahoro aribo SADC bari muri misiyo yo kugarura amahoro muri Congo. Ati ibyo ngibyo nibyo byatumye abasirikare ba South Africa bahasiga ubuzima. Ayo ni amagambo yatangajwe na perezida wa South Africa. Sesa akomeza hasi ameze nk'utanga condoleance ku miryango y'abagize ibyago y'abo basirikare bapfuye. Ibyo ngibyo nyine bindi byagiye bikomeza. Ariko nanone icy'ingenzi ngira ngo tugaruke muri kano kanya, uyu mugabo perezida wa South Africa ubwo yandikaga ino nyandiko yarameze nk'uwemeza neza ko abasirikare bashinzwe kurinda amahoro bishwe ngo n'abasirikare b'u Rwanda, nubwo atabitaga abasirikare cyangwa ngo abite igisirikare, yabise abantu batujuje ibisabwa kuba bakwitwa igisirikare. Nagasuzuguro ka mbere, none akagerekaho no kubashinja ko aribo batatse bakica abo ngabo ngo bashinzwe kurinda amahoro. Abyemeza ndetse mu magambo yakomeje yandika menshi, yakomeje agaragaza ko bazita ku miryango yabo babuze ubuzima bwabo, nakomeza yamagana ibikorwa bya M23 ko M23 ikwiye kurekura uduce twose yafashe ndetse yakubahirizwa amasezerano ya Rwanda. Ibintu nk'ibyo ngibyo nyine bindi, ibyo ntabwo ari byo ngira ngo dutindeho cyane, ahubwo icyo ngira ngo tugarukeho nuko byo yabyanditse nyuma y'uko mu minsi nk'ibiri ishize His Excellency Paul Kagame yaramaze iminsi ashyira ku rukuta rwe rwa yaba Instagram yaba Twitter cyangwa se X, sinzi impamvu duhunda kuvuga Twitter kandi yarabaye X, yanditseho ko ngo amaze iminsi agirana ibiganiro na Perezida Cyril Ramaphosa wa South Africa, ndetse ibiganiro byumvikana bifite aho biganisha hazima kandi impande zombi ziri kubasha kumvikana neza. Aho Perezida yasubije uyu munsi ngira ngo mwahise mubibona ko uyu Perezida wa South Africa akimara kwandika ayo magambo, His Excellency Paul Kagame no yahise ajya ku rukuta rwe rwa X ahita amusubiza igitaraganya. Subiza ayo magambo yaramaze kuvugwa ku gisirikare cy'u Rwanda, by'umwihariko kugisuzugura, kucyita ko kitujuje ibisabwa ngo cyitwe igisirikare, yagisuzuguye cyane no kugishinja kwica nkana cyangwa se kurasa nkana abasirikare bashinzwe kurinda amahoro b'umuryango w'abibumbye. His Excellency Paul Kagame yasubije Perezida wa South Africa kuri Twitter amubwira ngo muri iki cyumweru cyonyine turimo maze kugirana ibiganiro bibiri na Cyril Ramaphosa tuganira kuri telefone. Atariko nagiye kubona mbona abayobozi ba South Africa n'itangazamakuru rya South Africa ikiganiro nagiranye na perezida wabo bari kukisohora mu bitangazamakuru bakivuga uko kitari. Mbega bamvugiye ibintu nigeze nganira nawe, bavuze ibinyoma, bavuze ibintu nigeze mvuga, bongeramo n'ibindi ntazi. Ni muri iyo sansi, ndetse yongeraho ko muri ibyo bavugaga harimo ibinyoma byinshi, kwibasira u Rwanda no kurwataka. His Excellency yabinyujije mu magambo avuga ati niba amagambo abayobozi babiri baganiriye, ubwo niwe wivugaga na Perezida wa South Africa, agera ahinduka amatangazo agenewe rubanda cyangwa abaturage bakayahindura bigezaho bakongeramo ibinyoma, birerekana uburyo ikibazo cya Congo kirimo gukurikiranwamo cyangwa se kiri gukemurwamo. Bihita bikwereka ko harimo amanyanga menshi. N'ubundi nimba waganira n'umuntu mu perezida mugenzi wawe yajya mu baturage agiye kubabwira akababwira ibintu utigeze uvuga, agashyiramo ibinyoma n'iki, kandi akigira nk'ari gushaka kugarura amahoro ngo muri Congo. Hano His Excellency yagaragazaga ko ikibazo cya Congo ubwo biri kugaragara uburyo gikemurwamo harimo amanyanga menshi, icyo yarashatse kuvuga. Ndetse His Excellency yakomeje yandika avuga ati ikindi ingabo za South Africa ntago zari zagiye muri Congo kurinda amahoro, ahubwo ingabo za South Africa zari ziri kurwanana ku ruhande na FDLR zikanafatanya na FARDC ingabo za Congo bakarwanya M23, kandi M23 n'abaturage ba Congo. Bivuze ngo SADC cyangwa se abasirikare ba South Africa ibyo ntago bari babyemerewe. Ndetse His Excellency Paul Kagame yakomeje abwira Perezida wa South Africa Ramaphosa amubwira ngo South Africa igihugu cyawe ntago giteze kuzana amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ndetse nta nubwo mwebwe igihugu cyanyu giteze kuba umuhuza mu biganiro byacu na Congo. Ndetse kakomeza avuga ko nimba hari umusanzu bumva batanga ibyo byo ntacyo bitwaye. His Excellency Paul Kagame ari gusoza ijambo yari yanditse kuri Twitter ari kubwira Perezida wa South Africa, yongeye haramubwira ati kandi nimba igihugu cyawe cya South Africa cyumva inzira y'imirwano cyangwa se inzira y'intambara cyangwa yo guhangana ariyo nzira nziza, u Rwanda rwiteguye kubasubiza muri uwo muzo muzaba mujemo umunsi uwo ari wo wose. Niyo magambo yamusubije ati nimba mwumva South Africa mu yandi magambo mwumva mwebwe ibisubizo mwabizana mu byerekeranye no guhangana, kurwana n'ibindi nk'ibyo
u Rwanda umunsi uwo ari wo wose rurabiteguye nawo kubasubiza muri uwo mujyo muzaba mujemo. N'undi nyine ati twanaguha umunsi uwo ari wo wose. Niyo makuru nakomeje kubona abantu bacicikanya ku mbuga hirya no hino bavuga ati South Africa, perezida wa South Africa bigenze bite ko minsi ishize twumvaga ngo ibiganiro biri kugenda neza, ibi ngibi noneho yanditse ku rubuga rwe bigenze bite. Ibyo ngibyo rero nibyo bigiye kwita binatwinjiza mu byavugiwe mu nama yari iri guhuza abayobozi b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba yabaye uyu munsi mu ijoro ryahise cyangwa se umugoroba washize kuri uyu munsi wo kuwa gatatu. Inama yari yateguwe cyangwa se yatumiwe na chairman wa East African Community ariwe William Ruto. Ni inama yarayibaye ariko nubwo Tshisekedi atigeze ayigeramo. Reka twumve n'ibiki byavugiwemo. Ku itariki 27 z'uku kwezi kwa mbere nibwo perezida wa Kenya William Ruto ndetse akaba ari nawe chairman wa East African Community yatangaje aravuga ati mu masaha 48 turaza gukora inama yihutirwa y'ibihugu bigize n'umuryango wa East Africa. Ndetse William Ruto yavugaga ko nka chairman wa East African Community yavugaga yuko impande zombi zemeye kuzitabira iyo nama, cyane cyane yavugaga igihugu cy'u Rwanda ndetse akavugana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa iyo nama yaje kuba yarayibaye ariko ubwo yabaga igihugu cya Kongo ntabwo kigeze cyagera, nta nubwo kigeze cyohereza ugihagarariye. Kugira ngo mwagiye mubona byinshi byavugiwe muri iyo nama abayobozi batandukanye, ariko muri kano kanya reka tubanze twumve ijambo His Excellency Paul Kagame yavugiye muri iyo nama. Wibutsa jure basanditse subscribe uhakande dukomeze twubaka umuryango mugari wa YouTube channel yanyu. His Excellency yatangiye ijambo rye abanza gushimira chairman w'umuryango wa East African Community, abashimira arangije ndetse akomeza anavuga ati reka nkomereze byibura cyangwa se mvuge kuri ibi ngibi byari bivuzwe na mushiki wacu, avuga Samia Suluhu perezida wa Tanzania. Gusa mbere yuko wenda mbivugaho ku byo yaravuze reka byibura mbanze nzamure bimwe mu bibazo nka bibiri bishobora kuba byatuyobora mu byo ngiye kuvugaho. Ndetse His Excellency yatangiye avuga ati ariko ubundi reka mbanze imbabazi muri twebwe hari utari yarigeze abona ko bino bizaba. Ati ngiye ku giti cyanjye bino narabibonaga ko bizagera hano. Ati kuko ntago ndibuze kugenda nshyiramo amajwi cyane, ndagenda nyashyiramo gahoro gahoro kugira ngo dukomeze twihuta. Yakomeje avuga ati ibi narabibonaga ko bizaba bikagera hano bigeze. Ati kuko sinabonaga ninde uri kubishyira mu nshingano ze, ntago nabonaga ngo ninde uri kubyumva, sinabonaga uri kugerageza gutanga byibura icyo twagenderaho kugira ngo turebe kuva ku munsi wa mbere kuva ku kintu kimwe kugera ku kindi. Ntago nabonaga ikiri kutuyobora muri ibyo byose. Ndetse yakomeje avuga ati nanone ndagira ngo mbaze nka East African Community cyangwa se bino bihugu biri mu muryango nyine ibihugu byo mu burasirazuba, avuga ati ese ubundi niki twebwe nka East African Community twashakaga guhera bino bitangira, ese niki twabikozeho, ese niki turi kubikoraho nonaha, ese ni niki turi gukora kuri aho ngaho twifuza kugera. Ati nk'uko perezida Samia yabivuze ubwo yavugaga perezida wa Tanzania wari umaze kuvuga, ndetse avuga ati yabisobanuye avuga ati nimba ari ibyerekeranye no kuvuga ku kibazo no kugisobanura ibyo twese twarabikoze neza. Ikibazo gihari bakivuze kenshi, bagisobanuye kenshi, ibintu byose twabivuzeho. Ariko se ni ryari basi dufata ibyo tuvuga tukanabihuza n'ibyo dukora noneho kugira ngo bitugeze ku cyo dushaka? Ibyo ntabwo nigeze mbibona biba aho tuvuga ibyo tuvuga ngo tubihuze n'ibyo dukora. Cyangwa se amabomba aremereye cyangwa imodoka birekura nk'amasasu cyangwa se n'ibibombe birenga magana. Ibyo byose bifitwe n'abarwanyi ba M23. Hari imbunda zirasa nazo zirasa imitwaro karahabutaka cyangwa se ibitwaro bya rutura nazo barazifite. Bakomeza kugenda mbireka amafoto. Hari imodoka zitwara abasirikare, izo nazo biragaragara neza ko bazifashe, n'ibindi byinshi cyane. Dukomeje kugenda dukusanya amashusho ndetse n'amafoto. Turaza kugaruka mu kanya kari imbere rwose tubagezaho indi nkuru irambuye ku bijyanye n'ibi bikoresho abarwanyi ba M23 budakomeye. Hari ikibazo cyo kuorganiza izi mbaraga, izi force zose nta kuntu force ziri hariya zari muri Kivu zigera ku 30,000
zirimo n'abangaba bose bandi gute n'abarundi bari bahari twabibagiwe imbaraga z'abarundi zari zihari abasirikare barenga 10,000 murumva ko hari abantu benshi cyane barimo kurwanya M23 ndetse n'amahanga yose yarwanyaga M23 kuba rero batsinzwe ni ikibazo cya mbere ni uko abasirikare ntabwo bahabwaga ibikoresho uko byavuzwe ugasanga bije igiye mu kurwana ni wenda ni nka yarenze 10%. Noneho ugasanga abasirikari ntibari organize ntibafite komandema imwe bashyirimo abasirikari batari abasirikari abo bazalendo ni abasivile bafite intwaro ariko babashyize mu bintu byo kurwana bafite abameseneri bavuga ururimi rwabo bafite abarundi bafite komandema yabo bafite abantu bose amahanga yose avuga ururimi rwabo mbese hari nka tour de capelle hano rero irahazi hariya ahantu irahazi kubarusha ni iwabo abenshi ni iwabo baraharwaniye mbere ubwo rero nicyo kibazo cyabaye ni ikibazo cya organisation cya komande